Yesu nashimwe cyane, ndabaramukije aho muri hose ku isi yose, Uwiteka Imana abahezagire. Ndanezerewe rero kongera kuganira namwe ku ijambo ry'Imana, bene data bakunzi b'umwami wacu Yesu, nshimira n'abantu bakomeje kunyereka ko turi kumwe, bakora kuri subscribe, abandika commentaire, like, Uwiteka Imana abahezagire, namwe munsengera kugira ngo Imana irusheho kumpa imbaraga. Uwiteka Imana namwe ajye mu byanyu, abagirire neza, abereke ikimenyetso cy'ibyiza muri uku kwezi, mu izina rya Kristo Yesu. Kandi Uwiteka Imana abandindire, abahereze kurama, Imana ibarinde gukenyuka mu izina rya Kristo Yesu. Rero reka tubanze dusenge Imana kuko ariyo mushobora byose, kandi niyo idutiza imbaraga n'umwuka wo guhumeka. Turagushimye byiringiro byiza, ndagushimye ko warinze abakozi bawe hirya no hino, ndagushimiye Mana nziza, nanjye ko wandinze, mu izina rya Yesu ukaba utuyeje ku bw'aya masaha duhumeka umwuka w'abazima. Rero Kristo Mesiya, ndagushimira nkwereka n'iki gikorwa ngiye gukora umurimo wawe. Mana nziza, ntabe ari ibyo uvuga, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mu izina rya Yesu, umuntu wese uzumvira ijambo rizamuhindure, kandi rizagira umumaro, rizashorera imizi mu mutima we, rizahindura umutima wiwe mu izina rya Kristo, kandi rizahindure n'imibereho. Urakoze kuko uri umwami, ganza kandi utegeke mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Abaroma, ibice byaho 15 n'umurongo waho wa 5. Yesu atugirire neza cyane. Reka dusome mu izina rya Yesu. Nuko rero Imana nyiri kwihangana no guhumurizwa ibahe guhuza imitima yanyu nk'uko Kristo Yesu ashaka, kugira ngo muhimbaze Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ariyo na Se, n'umutima umwe n'akanwa kamwe. Nuko mwemerane nk'uko Kristo nawe yabemeye, kugira ngo Imana ihimbazwe. Imana yacu itugirire neza cyane. Haleluya. Rero ni ukuvuga ngo dusomye amagambo y'Imana atwibutsa uburyo ki Imana iteye, cyangwa se uburyo ki umutima w'Imana umeze. Imana itugirire neza, cyangwa se icyo Imana yifuza ku bantu bayo. Haleluya. Icyo yifuza ku bantu bayisenga, ku bantu bayizera. Imana itugirire neza mu ngeri zose zitandukanye. Aya ni amagambo avuga buryo ki Kristo ko ari we cyitegererezo. Imana itugirire neza cyane. Arangije Pawulo abwira Abaroma, arababwira ati nk'uko Imana ariyo kwiringirwa kandi nyiri kwihangana kandi nyiri guhumuriza imitima, iravuga ngo nuko muhuze umutima, ngo kugira ngo murusheho kugira gute, guhimbaza Imana n'umutima umwe. Yesu atugirire neza. Haleluya. Icyo Uwiteka Imana ashaka ku bantu biwe ni ukugira ngo abantu babane, cyangwa abantu basenge bahuje umutima. Yesu nashimwe. Cyangwa se niba ari wowe wenyine, Imana ikigushakaho ni ukugira ngo ugire umutima unyuzwe, kandi ugire umutima wizera Uwiteka utamubangikanyije. Yesu ahimbazwe cyane. Bene data, Pawulo arangije abwira Abanyeroma, arababwira ati muhuze umutima. Imana yababonagamo ikintu cyitwa amacakubiri,
Imana yabonaga barimo kwigira gute kuyibangikanya. Imana itugirire neza, kandi burya Imana yacu ni Imana ifuha, ni Imana idakunda ko icyubahiro cyayo kivogerwa. Imana ituganze. Arangije rero arabwira ati kuko Uwiteka ari we wo kwiringirwa kandi yihangana kandi ari nawe ugira guhumuriza, arabwira ati nuko muhuze umutima kugira ngo muhimbaze Data wa twese n'umutima umwe n'umutima uhuye. Yesu atugirire neza. Bene data, muri iki gihe tugezemo ni igihe kiruhije, ni igihe kigoye. Kubona abantu babana bahuza mu rugo ni ikintu gikomeye muri iki gihe tugezemo, ariko kandi abantu bamaze kumenya Kristo neza, bakamenya ko hariho ijuru rimwe, bakamenya neza ko hariho umwami umwe, abo nibo bahishuriwe, abo nibo bagerageza gucanana bugufi, ugasanga muri bo haraboneka guhugurana. Yesu atuganze. Rero Uwiteka yitegereje abona muri iryo shengero se, abona muri abo ba Roma, abona harimo abantu bavuga ko bizeye Uwiteka, ariko kandi imitima yabo yari isobanye, imitima yabo yari ihabanye n'iby'Imana yifuza. Barasengaga ariko kandi badafite guhuza umutima. Kandi burya muzarebe, ndazi neza ko harimo abantu banduta, bantanze mu by'iri jambo ry'Imana, banasobanukiwe cyane, kandi harimo n'abanduta mu myaka. Murazi neza, reka dufatire mu kigero cy'urugo, iyo abantu bagize gute badahuje mu rugo, burya muzarebe ni ukuri gutera imbere kwabo kuba kugoye, cyangwa se kujya inama kwabo kuba kugoye. Hari ibintu urwo rusinga rwo kudahuza ruzitirira. Yesu adufashe. Nkaba mpugurira abantu basenga Imana, bagerageze kwinginga Imana, umugore n'umugabo bagire byibuze guhura, bagerageze guhuza. Nubwo karagita z'abantu benshi zikunda kuba zibusanije, zidahura kenshi, ariko kandi iyo abantu bizeye Imana bagaca bugufi imbere y'Imana bagasenga, byanze bikunze Imana hari ikintu igenda ikora, kuko iyo mudahuje umutima hari urusinga rugenda rukazitirira imigisha. Imana idufashe. Ibyo ni ibintu biri bwumve n'abantu, cyangwa se bizumvwa n'abantu basobanukiwe ibyo gusenga. Haleluya. Rero ni mu buryo no mu banyamasengesho turazi ko iyo abantu badahuje umutima, Imana idashobora kumanuka ngo ibamenere amabanga. Ibyo nagiye mbibona mu ngeri nyinshi z'ahantu nagiye dusengera. Yesu atuganze. Ugasanga mu mashengero komite nyobozi ntabwo ibasha guhuza, ugasanga komite z'ababyeyi ntibabasha guhuza, ugasanga abanyamasengesho, umubumbe w'abanyamasengesho gurupe ntizibasha guhuza, cyangwa abaririmbyi. Usanga ari ibintu bigoye ego, kubera ko abana b'abantu turagoye, ariko icyo Imana ishaka ni uko ahari umwuka wera hataba ubwigenge. Imana ituganze. Rero bene data, nshuti z'umusaraba, ndabinginga bagore n'abagabo, mugire guhuza umutima, musenge muhuje, muhugurana. Abakobwa muce bugufi, mugire kumvikana na bene so. Abasore nuko, ingeri zose, kubera Uwiteka anezezwa n'umutima umwe. Yesu nashimwe. Uwiteka ntabwo ajya anezezwa n'imitima ibiri. Uwiteka aturemanye umutima umwe, ariko Satani ajya aza akabibamo ibindi byumba, ugasanga ndimo ndavuga izina rya Kristo, ariko mu kindi gipande nacyo ndi mu bintu bitanezeza Imana. Rero ni ukuvuga ngo Uwiteka ntakunda abantu biyoberanya. Mu ncamake, ntabwo akunda abantu b'indyarya. Abantu turi gusenga turyaryana.
ibyo ni ibintu nagiye mbona. Abantu turi kuvuga izina rya Kristo, turi gukora umurimo w'Imana turyaryana, ariko icyo Uwiteka ashaka ni ukugira ngo abantu bahuze umutima, nibwo Imana izarushaho kubiyereka. Haleluya! Birashoboka uri wenyine, yenda nta n'abandi mubangikanije, ko wagira umutima utuje Uwiteka akawishimira. Haleluya! Ukagira umutima wejejwe, ukagira umutima utarimo ikizinga. Imana itugirire neza, ugahungira icyaha kure, ukahimbaza Imana wumva ufite umutima utuje, kuko Imana ikorera mu ituze no mu byiringiro. Haleluya! Yesu nashimwe cyane. Uwiteka akorera mu ituze no mu byiringiro. Ntabwo Imana ijya ikorera mu nduru, ntabwo Imana ijya ikorera mu mitima irimo ibyaha. Imana irashobora kuba yagutabara n'ibyo, ikirengagiza gato, ariko imbere urubanza ruri imbere ntabwo uzabasha kurutsinda. Byaba byiza rero tutaragera mu marembera, kugira ngo ushakashake Uwiteka bikiri ku manywa. Haleluya! Ushakashake Uwiteka bigishoboka, kandi mu mwambaze akiri bugufi. Imana itugirire neza rero. Imana kandi itwiteho, banyamasengesho bari hirya no hino, baririmbyi, bavuga butumwa, musenge, ariko musenganye umutima umwe, musenganye umutima utuje, musenga, muhimbaze Imana, muririmbire Imana, ariko mufite umutima wejejwe. Kandi niba muri mu gurupe, muhuze umutima. Imana itugirire neza, kandi Imana itwiteho. Burya nubwo mwaba muri gurupe ugasanga ntimuhuje umutima, ni ukuvuga ngo Imana ntibona ahantu inyura. No mu rugo rw'umuntu rero, rw'abantu, niko bimera, kuko Imana iba yarabahuje kugira ngo mube urusinga rumwe. Ariko iyo umwe akorera ibigirwamana, ubasha kuzitirira mugenzi wawe, cyangwa se iyo ugenda ukorera mu ngeso mbi, ubasha kuzitirira mugenzi wawe, ukamubera iki? Ukamubera umugozi utuma agenda asubira inyuma. Ariko bibaye byiza ku mugore n'umugabo, murakwiriye gutyazanya mu izina rya Yesu. Imbaraga wamusanganye n'imbaraga yakubonyemo, mwese zigahura, zikarema ikintu kimwe. Yesu nashimwe cyane. Ibyo rero birushaho kubaka urugo mu munyenga, kandi birushaho kubaka ubugingo no mu ruhande rumwe. Imana itugirire neza, kandi Imana itwiteho. Bisigura neza yuko iyo musenze Imana muhuje umutima, Imana irabumva, iyo muyitakira batabara. Haleluya! Naho igitinda hamwe na hamwe, ariko ibirimo gukora ku manywa na nijoro, kuko Imana yacu ntabwo ijya igira gute? Isinzira. Burya ibirimo gukora. Imana itugirire neza. Rero urebe uburyo ki uri guhimbaza Imana, ndebe buryo ki ndi guhimbaza Imana, ndebe buryo ki ndi gukorera Imana, nawe ubirebe. Urashobora kuba uri gufasha imfubyi, nagiye mbibona mu bantu batandukanye, ariko ugasanga kandi barakora iyo mirimo, ariko bakora n'imirimo y'umwanzi, bakora n'imirimo ya Satani. Imana itugirire neza. Rero ni ukuvuga ngo umese kamwe. Niba uhisemo gukorera Imana, uyikorere n'umutima wawe umwe, uyikorere n'umutima wawe wose, kuko Imana izaza gutwara umutima wejejwe, niwe uzabona Imana. Umutima wejejwe niwe uzajya mu ijuru. Yesu nashimwe. Haleluya! Imana itugirire neza. Rero mwene data, nshuti y'umusaraba, ongera usenga Imana ikwambika imbaraga zo kugira ngo uhuze n'Imana. Imana niza kugusura, isange uri mu ishusho yifuza. Amen. Imana itugirire neza, kandi Imana itwiteho. Ntabwo ndi buvuga amagambo menshi, ariko uyu mwanditsi arangije abwira Abanyeroma, arababwira ati, nuko mugire umutima umwe, muca bugufi,
mugire imitima yanyu ibihuye kugira ngo mubone guhimbaza Imana n'umutima unyuzwe. Yesu atuganze cyane. Rero nshuti z'umusaraba, ndashaka kubabwira ngo Imana yacu ni Imana itajya yirengagiza abayihungiraho. Birashoboka ko wari waratentebutse, birashoboka ko wari umaze kwivanga n'andi mahanga. Imana itugirire neza. Birashoboka ko hari ibigirwamana runaka wari umaze kugira gute kwivangamo, ariko ongera uce bugufi, uhendahenda Imana, nayo Imana iri bukumve kandi iri bugutabare kandi iri bukubohore. Yesu atugirire neza. Tugiye gusenga Imana, ngiye gusenga Imana. Aho uri hose birashoboka neza yuko hari ibyari bikuzitiriye, hari ibyari bitumye utagihura n'Imana, byari bitumye hari induru ziri kuvugira mu mutima wawe, umutima wawe ukaba udahuye, umutima ukaba udahuje n'umutima Imana ishaka. Imana itugirire neza. Imana ikunda umutima wejejwe, ikunda umutima wihana. Imana itugire neza. Abantu bari kubundabunda ku byaha ukagira ngo ni zahabu bari kubumbatira, ariko umunsi umwe bizabajyana mu kaga. Imana itugirire neza. Kandi haracyariho igihe cyo kwihana, nta soni bitera. Imana itugirire neza. Nagiye mbona abantu benshi ngo ntibakwaturira abagore babo, ngo ntibakwaturira abagabo babo. No, reka nkubwire ngo ishaka ubugingo uheba icyubahiro. Imana itugirire neza. Niba banga ngo babahora izina rya Kristo ngo muzahere ko munezerwe, birashoboka ko umudamu wawe yagusuzugura ngo uri igicucu, cyangwa umugore wawe akagusuzugura ngo uri igicucu mu bwo kubaha Imana, ariko ndashaka kukubwira ngo buri muntu wese azibarizwa ibye. Yesu nashimwe. Kataza rero uharane kugira ngo uzasingire ibyo Kristo yaguteganyirije. Yesu atugirire neza cyane. Haleluya. Reka dusenga Imana. Imana itugire neza, itwambika imbaraga kugira ngo twongere tugaruke mu murongo. Hari byari bitumye dutana, ariko Uwiteka atubashishe mu izina rya Kristo Yesu. Turagushimye kuko uri Imana. Mu izina rya Yesu, kangura imitima y'ubwoko bwawe. Mana, hari byari bitumye mu mitima yabo Uwiteka utakibonamo ikibanza. Mu izina ry'Uwiteka ongera ubakebure kandi ubabarire. Mu izina rya Yesu, abari gukoraga umurimo badahuza na bene se, ababeraga abandi ikigeragezo kubw'ingeso zabo, mu izina rya Yesu reka ubahindure. Hindura karagita mu izina rya Kristo Yesu. Ubuntu bw'Imana buba ari bwo buganza, umwuka wera aba ari wuganza, umwuka wera aba ari we uyobora kuri buri muntu wese. Mu izina ry'Uwiteka, reka amaraso yawe yeze imitima ya benshi yari habiye mu mwijima, maze ubeze ubatunganye, ubagarure mu buntu bwawe, ubagarure mu mucyo, ubakure mu nzira yo kurimbuka, ubashyire mu nzira y'ubugingo. Urakoze kuko uri Imana yacu. Ndagushimye ko hari abubabariye, ndagushimiye Mwami ko hari abagiye kukugarukira. Izina rya Yesu nirihabwe icyubahiro, kandi ndagushimiye kuba wongereye imbaraga kubw'izina ry'umukunzi wacu Yesu. Amen.